Mu buzima turimo biroroshye cyane ko umuntu yakwanga kubera akantu gato, ariko nanone biroroshye cyane ko umuntu yagukunda nta kidasanzwe wamuhaye. Icara utuze wumve icyo ugomba gukora ku buryo wisanga buri muntu akwiyumvamo ndetse abona uri uwo kwizerwa. Mbere y'uko dutangira banza urebe ko wakoze subscribe utazajya ucikwa n'ibindi biganiro tuba twabateguriye umunsi ku munsi. Kimwe mu byo tugiye guheraho ni ukwirinda kwiyemera. Abantu aho bava bakagera ntibakunda wa muntu uhora yiyemera, yirata, rimwe na rimwe akabeshya byinshi kugira ngo abantu babone ko arenze, akwiye icyubahiro ndetse bagomba guhora bamurata, kuko bino nta cyubahiro bikuzanira, ahubwo abantu barabikwangira ndetse bamwe bagatangira kugenda bakuvaho gake gake kuko babona kuri wa muntu wo kwiyemera, wo kwishyira hejuru ndetse nta cyizere ukwiriye kugirirwa. Ibi nawe wabyumva. Iyo umuntu ahora yiyemera, ubushobozi bwe ndetse n'ibyo ashobora gukora birapfukiranwa, kuko abantu bamenyereye ko ahora abeshya ndetse ari kwiyemera kugira ngo abantu bamubone. Iyo ababwiye ibintu by'ukuri ntawe ubyizera, bumva ko ari uko kwiyemera ndetse n'amakabya nkuru nta kintu yakwishoborera. Ikindi kintu ukwiriye gukora, irinde kurakazwa n'ubusa. Birashoboka ko ariko waba uteye, gusa kubyikuramo birashoboka. Burya muri sosiyete uko yaba imeze kose, iyo uri umuntu urakazwa n'utuntu duto tutakabaye tukurakaza, bituma abantu bose mubana muhora mugirana ibibazo bitari ngombwa. Gake gake abantu bakagushiraho kuko urakazwa n'ubusa. Tuvuye ku byo tumaze kuvuga haruguru, menya kwiyubaha ndetse umenye no kubaha abandi. Iyo uba wa muntu uvuga ngo ndakora icyo nshaka ntawe uragira icyo ntwara, kuko burya iyo utiyubashye ukitwara uko ubonye, ko benshi ntacyo bakubaza cyangwa bagira icyo bagutwara, ariko kwa kwitesha agaciro kwawe bituma barekera kukubaha no kukwifuza mu buzima bwabo. Ahuze kuhatega amatwi cyane, kuko hari benshi bagwa muri iki kintu ndetse cyamaze kumera nk'umuco, ariko kiba gituma hari benshi bagenda baguhunga. Ikintu tugiye kuvugaho ni ukwirinda guhora uri umubeshyi n'iryajya aho uri hose. Iyo abantu bamenyereye ko uri indyarya n'umubeshyi, bagufata nk'umuntu utajya uvuga ukuri na rimwe, kabone niyo waba uvuga ukuri ntibakwizera. Si ibyo gusa, nabo batangira kukubeshya, abandi bagatangira kugushiraho gake gake bigendera kuko babona ko uri umuntu utari uwo kwizerwa, ndetse ibyo babwira byose uba uri kubabeshya. Burya kumva umuntu ukamuha umwanya biri mu bintu bikurura benshi ndetse bikaba byatuma bagukunda. Mu gihe umuntu afite icyo agomba kukubwira, ukora ibishoboka byose umutega amatwi, umuze kubona kugira icyo umubwira bitewe n'ibyo yakubwiye. Burya uko byagenda kose buri wese yifuza umuntu umutega amatwi. Bivuze ko nubasha kubikora hari benshi bazakwifuza ndetse bagukunde, kubera ko bakubona nk'umuntu wabumva ndetse wabagira inama. Birashoboka ko waba utari ubizi, gusa mu bindi bintu ukwiriye kwirinda, uzirinde ko umuntu uvuga birenze urugero. Abanyarwanda nibo babyita kuvugavuga. Ahise tugiye kuvuga ko ugomba kubaho ucecetse, ahubwo ni uburyo ukwiriye kuvugamo. Iyo ukunda kuvuga birenze urugero, kuri rwa rwego iyo ucecetse umunota umwe bakubaza niba warwaye. Abo mubana kenshi barakurambirwa, keretse iyo mumeze kimwe. Iyo umuntu avuga cyane niba kibamwizera, kuko umurebye wese abona ko icyo bari buvugane kitaraza kuguma hagati yabo, ahubwo kirajya mu makuru. Rero nubasha kujya uvuga mu gihe gikwiriye, bizatuma hari benshi bakwizera, bifuza kubana nawe. Mu bindi bintu byatuma wigarurira benshi ndetse benshi bakifuza kubana nawe, reka dusoreze kuri iki. Menya kuba umuntu ugirwa inama akaba yakumva ibitekerezo by'abandi. Umuntu mu gihe abonye ushobora guha agaciro inama kugira ndetse yaguha igitekerezo akabona uracyubashye, nta kabuza ntazakuva iruhande, ko bimwereka ko nawe umuha agaciro ubwe kandi ari w'ingenzi kuri wowe. Bituma atakuvaho ndetse n'abandi kubera imyitwarire yawe bakifuza kubana nawe. Kora subscribe niba utarayikora, utere comment, ushyireho like, ukoreshe ya kugira ngo ikiganiro gifashe n'abandi. Ikiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao.